mwaka wa 2025 uyu mwaka tugiye gutangira ejo bundi hari abahanzi tugiye kwaka hiti pe tugiye gukura kuri hiti baveho kuko n'ubundi nitwe twayibahaye. Hari abahanzi tugenda tugashigikira tugira ngo wenda ngejo nihaduka n'undi muhanzi uwo twashigikiye nawe wenda zafasha uwo wundi urukuzamuka abo supporting wenda abe yamufasha nko mu buryo bwo gukora indirimbo video nyine amushigikire bakore collabo nawe zamuke. Ariko ibyo bintu tukabitegereza tukabibura. Abo bahanzi rero tugiye kubakura kuri hiti ahubwo dushaka abandi twimika tubona ibyo bintu bazabikora, ibyo bintu dushaka tubona bazabidukorera. Maze kubyimba turi kucyumvikanaho. Abo bahanzi tugiye kubaka hiti bajye mu matinda bajye mu cyaro guhinga nabo bumve bumve bwa buribwe bwo kubaho ufite ubushobozi ariko ukaba nta muntu washigikira. Wumve ko nyine iyo byahindutse nawe ukaba ukeneye ubwo bushobozi, so ukaba ukeneye nka support ukayibura. Bumve kuntu biryana. Abo bahanzi ntabandi rero Mumbali nanga kanze tubarebe Kasongo mbona we barebe songa libala ubuye. Abo bahanzi ba mbere tugiye gukura kuri hiti. Wa mbere bamwita Okama, Kizigenza, Kenisoro, Elementi, Loskana, Aline Sano, Debeni, Papa Cyangwe, Mbanda, Chris Easy, Kevin Kade, Neringabo, Bruce Melody, Liza, Marina, Knowless, Kiliku, Double J, Micho the Best. Uyu ninde? Toshomura, Bushari, B-Face, Theo Trap. Abo bahanzi tugiye kubakura kuri hiti. Ugiye kumbaza tugiye kubikora gute rero? Cyumvikaneho. Tugiye kubakura kuri hiti baveho bazime. Ntabwo turi gukina hano. Twebwe dusaba ubufasha mukatureba. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Karebera nka. Daila. Le monde part en couille. Abantu mumurikiye hano rero mwumva ukuntu tugiye kubikora. Sibyo? Tugiye kureba nka chano yandera. Tugiye gukora kuri chano yani. Tugiye guhera chano itahiwe. Uwo muntu tugiye gukora kuri hiti ashira hanze ifoto twanga kuyireba. Twanga no kuyirayikinga. Ubundi iyo urayikinze biba bigaragara ko wayibonye. Ashiraho ifoto twanga kuyirayikinga, twanga gukomentinga, twanga gusharinga, asohora indirimbo twanga kuyireba. Buri kimwe cyose akoze mbese abone ko byahinduye imirisho. Turi kujyana reka duhere kuri cyano ya Papa Cyangwe. Mugiye kwibaza ngo tugiye kubikora gute? Tugiye kujya ku mbuga za Papa Cyangwe zose nkuko YouTube yari yaramusibye tumwereke ko nyine YouTube yakosheje kuba yagarurira ya channel. Tugiye kujya kwa Papa Cyangwe twitonze tugene dukore unsubscribe. Tabu zose tuzimareho tujye kuri YouTube bambe kuri Facebook followers tubamareho, TikTok tubamareho, Instagram tubamareho, ahantu hose tubamareho kabisa abone ko byahinduye imirisho. Murakoze cyane. Imana ibarinde imyaku kabisa. Duhure muri 2025. Guys, muri Easy Technology Limited twafite ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga nka laptop, telefone, TV, radio, imodoka n'ibikoresho byazo. Ibindi bisobanuro duhamagara cyangwa twandikire kuri nimero ubona kuri screen yawe cyangwa uduzure dufite na office kwa Makuza. Guys, muri Easy Technology no umunyenga.